yishyikirije mama 23 n'intwaro ze. Afite izina mu Kizarendo, mu Kimayimayi, mu Kefuderere rizwi. Hakuri uzi ba Janvier Karayiri, hakuri uzi ba Ndeyande. Buriya hari amakuru avuga ko hari abantu bagiye ba muri za Mayimayi wa Zarendo ariko batumva impamvu yo kwigomeka kuri M23. Rero Kongo Kinshasa ifite bad leadership, ubuyobozi budahwitse, ndavuga abira bikinshasa. Ntabwo ari ihame yuko bibakuraho abandi abaturage bayo bose bahera kuri iyo ngingo ngo bamagane Kongo. Icyo nashaka kuvuga mu kanya nagira umuntu meza murunga bangabo. Hari umva bakwihambira ku mabi y'igihugu cyabo, urumva kurusha ko bajya mu bindi bintu batarasobanukirwa. Kandi igihugu cyacu nubwo turwana twirukanga duhunga ariko dukomeze, bafitemo n'izindi nyungu, barasahura, bariba, bafite abakoresha bikinshasa bohereza amadolari igihe ku kindi. Kandi igihe bishaka kumufata ngo umuntu pro M23 akongera kisinga isenda kagenda gatwika nk'umudugudu bati turabona no ari uwacu, urumva. Ariko seriously M23 yatinze gufata Kivu yose. Umujyi wa Goma mbonye imisi bana FZ M23 ugereranya na Kinshasa ngo barusha umujyi mwiza, zashyamba ziyemera kubi. Just zino nyeshyamba ibintu bya zikoroka bona ntago ari byo. Uriya musirikare nabonye nsa n'unamuzi, ariko uriya musirikare no umwana mwiza. Ose ikintu yamusubije? Yego. Yabonye ngo twara aba commanders. Bari haye makanika. Wagira ngo ni kwa kundi na leta yari haye nuze kiri mwama kimara gupfa. Nawe bamugize Lieutenant General. Muri Kongo ibyabo nibyo nakwinga mu byo bakongomani ubigiyemo wasara. Hari igihe bampita umuntu wapfuye bakamuzamura mu ntera, ugumva muri Kongo biremewe. Basayirwa ni bamwe. Simvuze ko amapeti atari ngombwa. Mwayakora equivalence yo mu bindi bisa n'amapeti kugira ngo munakarume ntuze morale y'abasirikare, kuko buriya uko amapeti asohotse mu nyeshyamba nka kuriya asigana amanungunika inyuma. Ariko si intambara y'amapeti, ni intambara bwoko ki? Ubwo sibyo mvuze ntabwo byabayeho. Ntabwo ndi umunyamabanga wabo, nta no yayambikije. Hakizo conflict barazigera se ntabwo ntitubana nabo ntituganira nabo. Freddy Kaniki yazamura mu ipeti uyu nguyu nyakwigendera makanika kuri Lieutenant General, which is good. Nta no kuru General Makenga yakomeze kuba General Major imyaka ngana gutya. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Rero witwa Byaduniya. Byaduniya uramuzi? Byaduniya uramuzi? Ese ni Byaduniya cyane Duniya muri rusange? Ni Byaduniya ni Duniya, reka ndebe wa mugani. Ni Colonel Duniya. Ni Colonel Duniya. Nta mugabo umwe ngo yishyikirije mama 23 n'intwaro ze. Yego, n'intwaro ze akaba ari ngo amwe n'intwaro ze yego nkuko bivuga n'uruhande rwa mama 23. Byaduniya ari mu kuyeheje. Nokora bya Mungu byande ugahora uvuga no so muri Kongo urumva ko uyu muyegana bya Duniya. Yego. Uyu mugabo sinzi wenda nta byinshi ngiye muzi ariko nabanyavuga ko ngari indwanye. Yego. Oya. Ntago mwitira indwanye karundura. Yego. Ariko buriya muri Kongo, muri politike ya Kongo hakoramo icyo bita notability. Yego. Biri muri structure yo Kongo politike yubatse. Ushobora kuba atari gitangaza ko notable wanyu. Urumva? Uriya ari notorious nawe Byaduniya. Afite izina mu Kizarendo, mu Kimayimayi, mu Kefuderere rizwi. Hakuri uzi ba Janvier Karayiri, hakuri uzi ba Ndeyande. By the way, nuriya Gifaru waje kumupresenta, Gifaru ngira ngo niba nibuka neza wari wungirije General Mutayomba n'ingabo z'abarundi mu kurinda ibirindiro bya Rubaya. Yego. Batsinzwe rero Gifaru we ntiyakwirukankana na Mutayomba mu mashyamba ajya ku ruhande rwa M23. Buriya hari amakuru avuga ko hari abantu bagiye ba muri za Mayimayi wa Zarendo ariko batumva impamvu yo kwigomeka kuri M23. Yego. Na amakuru mu propaganda atavugwa atarashyirwa hanze kenshi, ariko tuganira n'abantu bo muri Kongo n'abakubwira muri diaspora surtout yaba Rwandophone ko nk'ari nk'umuntu ufite inka za Warikare cyangwa se hino hano za bibwe n'ahandi hose yewe na za Masesekera
akubwira ati ifamu yanjye yarinzwe n'umuzarendo witwa kanaka, yego akajya mpana report ati humura inka zawe ziriwe zaramutse. Burya mu ntambara ziri fratricide z'abaturage baba barwana bahuje igihugu, yego ugenda gake. Ntabwo bivuze ko abazarendo bose bose bange mu 23 bashobora kugira impamvu zabo. Kimwe nuko hari mu Rwanda fone wakagara cyangwa utuve mu 23. Nanone hari undi muntu uri muri side y'abazarendo wumva impamvu M23 y'Rwanda. Ariko twese nk'abantu bagira ibihugu, abatagira igihugu murabihanganishije. Hari umuntu ajya yumva yanamba kucyo yita igihugu nubwo cyaba mu manyanga. Igihugu akenshi bakita umubyeyi. Burya ufite umubyeyi witwa umurozi ntabwo ubura kuvuga kwemera ko ari umubyeyi wawe. Iyo ugiye kwa karedura mwandikisha cyangwa ugiye wese mu nyoko n'induka muvuga so n'indi bintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo baba bimwita birabareba ariko mufitanye umubyeyi. Kuba rero Kongo Kinshasa ifite bad leadership, ubuyobozi budahwitse, ndavuga abirabera b'ikinshasa, ntabwo ari ihame yuko bibakuraho abandi abaturage bayo bose bahera kuri iyo ngingo ngo bamagane Kongo. Hari abatinda gufata uwo mwanzuro. Kavuga ati Tshisekedi impyisi wanyu kugikurundarunda, avuga ko abantu baturuka mu gice cy'iburasirazuba bwa Kongo muri ibihugu duturanye bashyira mu Rwanda, Uganda, Kenya n'iki, ati wenda umva Tshisekedi yagiye gukora propaganda zerekana yuko intambara rwana ngayirwana ibihugu bituranye gatera Rwanda n'abaturage be. Wa muturage nka Duni wagira ngo ushobora gusanga ataranize, critical thinking level iri hasi, hari ukuntu babyemera batugo perezida yatubwiye ibingano ntabwo yatubeshya. Uwo rero akavuga ati ndajya kuri leta ingirira nabi, itarampaye umuhanda, itarampaye itarampaye iki n'iki, nzapfare na leta nk'impyisi yabo yamurya imurundarunda. Ariko ofera mezirike azagenda yumva inyigisho za M23 cyangwa ubuhamya bw'abaga mu nkambi ya Rushagara, Kanyarucinya n'ahandi hose batashye bakagira gute, kuko ikoranabuhanga ryaraje, uko ahamagaye iwabo bakamubwira bati ariko ababwita abanyarwanda ni wa muhungu wo kwa kanaka, uyu nawe wita iki ni wa musore wo kwa kanaka, ni wa mukobwa wo kwa kanaka. Noneho hakanakurikizwa ko hari abiganye, hari bigize gukora igisirikare kera, ukaba uri mu cya leta undi ari mu cya M23. Donc la réalité de chose yazamugera imbere agafata umwanzuro wo kuza kuri M23. Nk'uyo Dunia yavugaga uko yagarutse yari yansekeje. Ingabo za M23 nta nubwo azari kare M23, aravuga ngo rarume Kongolese, ngo yaje muri rarume Kongo kandi bo nta n'impamvu yo kubita M23 yifuza, ngo yagarutse mu ngabo za Kongo arizo za M23. Ntabwo yigeze prononce M23 amwumvise. We ari muri rarume Kongolese, ari muri M23. Niyo izo ngabo yumva kare z'igihugu kiwe. Yatinze kugira gute gufata uwo mwanzuro. So icyo nashaka kuvuga mu kanya nagira umuntu meza murunga abangabo. Hari umva bakwihambira ku mabi y'igihugu cyabo, urumva, kurusha ko bajya mu bindi bintu batarasobanukirwa. Kandi igihugu cyacu nubwo turwana twiruka nka duhunga, ariko dukomeze bafitemo n'izindi nyungu, barasahura, bariba, bafite abakoresha b'ikinshasa bohereza amadolari igiye ku kindi, bayidawe buriya bagira n'amadiaspora b'amafaranga. Umudiaspora w'umuzarendo nkuko iyi mitwe irwanya leta nayo bifite abadiaspora bakusanya amafaranga bakayabaha, nabo bagira imitwe ikusanya amafaranga ikayaha abazarendo bagumye ku izamu nyine ngo ry'iwabo. None se ntahera kuri Dunia konte si ubigenzura Sandrine nkubwire n'ibindi. Ubundi izi ntambara tubona ko tuzizo tumenyeho nka 20%, ariko akenshi les intérêts propres, inyungu bwite z'ababa bazirwana zifite nako igice kitari hasi y'10%. Umuntu ukabona yiyambitse irangi ngo yisemanye n'isena ngo umuzarendo, kandi ahubwo buri kwezi contribution ziva Bruxelles Matonge zimugeraho, ati mwana Uvira uni yakutuma mwana Uvira makanaki, ukagira ngo yirirwa tukana kumbazi wari darimiti mugeraho kuri yayifotoje gutya akavuga na kubise mu 23 ahita yumva message ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Rero Dunia agarutse n'ibyo yakoraga n'iki azazana n'abandi, nawe zamwe na Gifaro wamubanjirije agarutse nta kibazo. Ahubwo mu 23 nuriya bita uriya w'imasisi ujya urwana arashye amaguru n'indera, babwita Shemerayi, Guidon Shemerayi. Uriya najya bajya bamushije katakura umutima hafi na M23. Leta hari igihe ishaka kumufata ngo umupro M23 akongera kisinga isenda akagenda gatwika nk'umudugudu, bati turabona no ari uwacu, urumva. Ariko seriously M23 yatinze gufata Kivu yose. Nimara gufata Kivu yose, uriya wumva humekera pinga yagera muri bari amoko yiwabo akumva arahumetse,
M23 nihafata bazahita bahinduka isaha iyo yose nuko bakibona leta ikiri hafi yabo. yego M23 nibifite ubushobozi n'imbaraga n'uburyo izakuremo Butembo ikuremo Beni, urumva ubwo ni Rubero yose ifate Nord Kivu entier cyangwa entière, ifate Sud Kivu ikuremo Buvira, Fizi, Shabunda, ikontrole na zamwenga zombi na mwenga ikontrole complètement Sud Kivu, bari yaba yakutumba baziripotinga, urumva kubera ko n'ikimenyemenye iyo ukoze urutonde rwabo wenda twe twagiye tubamenya kera, ubona ko iteka n'iteka batahoze ku ruhande rwa guverinoma. Hari n'igihe babaga bayirwanya, nese imitwe ntabwo yarwanyaga leta, nese kujya kubarwanya leta n'ikintu kigoye kujya aho wahoze. Abapisi ba M23 bashyiremo imbaraga. Uriya wasimbuye Colonel Samuel Samuel Nsabimana hari ese yitwa Samuel, hari ikizina nkunda kumubatiza ni Samuel irindi ariko manza ari Samuel ndokeka ari Samuel yego birashoboka. Urumva uriya mupisi bamusimbuje nakora akazi cyane, nakomeza imbaraga, kandi ubundi rega mu ngabo zirwana kuri azinyeshyamba ntago ubupisi bukorwa n'uwabuhariwe gusa. Oya burya buri musirikari uri mu ishyamba w'inyeshyamba nawe agomba kuba afite nosiyo yo kubupisi. yego Burya uhuye n'umuturage n'umukecuru njya mbone twirwanaho ibikora ukamutwaza inkwi avuye gutashya, burya ubumuteye siyasa, sibyo? yego Niba afite akuzukuru kazagusimbura bakurasha kuko kazavuga ati nahuye n'umwana sha mu gihe abamayi batwicaga we antwaza inkwi nari mfite. yego Kandi niko ingabo zigomba kubaho z'abaturage. So ntekereza ko abapisi bakomeze bashyiremo imbaraga, kandi ahantu ubona ko ari na byiza ubu AFC M23 ishobora kuba igeze kuri level yuko ibona ko hari n'akamaro k'amamisire ya siyasa nayo ishobora gukemura ibibazo birenze n'ibyo misire yakemura. yego Kuko ntabwo uriya wenda duniya bamuzanye kubera ko mufatiye ku rugamba, bamuzanye kubera bamuzanye kubera kumufatisha siyasa bakamuzana. Rero iyo murwana mufata hamwe amatekwa mukabahindura cyangwa ntimubahindure simbizi, ariko hari n'abafatwa amatekwa n'inyigisho nzima n'ibitendo bizima. yego Buriya ya mihanda bubatse sigeze he bakubita kaburimbo ahantu barebe sha mu mayima yo mwishyamba bitavuga ati nimuze n'ibindi iwacu hageze kaburimbo ndagiye, babaha amashanyarazi, babaha ubuvuzi bwiza. Urumva yego umujyi wa Goma mboneza iminsi mbona AFC M23 wigereranya na Kinshasa ngo barusha umujyi mwiza, zashyashya ziyemera kubi. Urumva yego niba bikore kuko barerekana uducupa tw'amazi twuzuye mu mujyi wa Kinshasa mu migezi yose imaze kuzura, bakerekana n'isuku irigoma akavuga ati hagiye muza gufata akaruhuko hano mu kuva n'umwuka w'ibirungasha ibintu nk'ibyo. So bakombayininga ibintu byinshi. nabonye baratanze n'amapeti, reka mite nk'iyi batanze n'amapeti. yego gutanga amapeti byo bivuze iki muri ibi bihe bwana Mashari? Ubundi inyeshyamba hari umuntu ejo nabonye ikinyamakuru bitani bari murenge hehe yego cyahaye ntuze ni umuntu mu Colonel bita Eric Kibangura. yego noneho umwana wamubazaga aramubaza ati igihe kini cyo wari ufite repeti. Uriya musirikare nabonye asa n'unamuzi, ariko uriya musirikare ni umwana mwiza. Uzi ikintu yamusubije? yego yabonye ngo twari abakomandazi, twari ba komanda, twari turatajya kujya mu by'amapeti. Kandi umwana yabisubije nabonye atumvise icyo amubwiye. Habaye igihe bahirimbaniraga ko you are just commander. Urumva iby'amapeti bizaza nyuma, kandi ntibibabuza kubahana no kumenya uko umuntu yubaha undi. Ngewe mbona inyeshyamba zikirwana zikiri ku muheto n'urugamba zidakwiye kwirukankira gusimbukira ku mapeti. yego just ntago mbona akamaro kabyo. Mukwiye kuba comrade, mukaba komanda, mukagira ukuntu mugira ibintu muparangana mu bintu byanyu ku buryo umuntu amenya umukuru ku wundi. yego Ariko amapeti ndabizi ko hari ukuntu abantu babishushanya mu gisirikare, mukazahabwa amapeti mwamaze kugira iyo mujya. yego just zino nyeshyamba ibintu bijya zikora ukabona ntago ari byo, ntago ari byiza kurata amapeti mutarafata igihugu. Mushaka izina mwese afandira hagije. Barihaye ntuze uriya witahiye yitwa barihaye makanika. Wagira ngo ni kwa kundi na leta yarihaye ntuze kiri mwama kimara gupfa nawe bamugize Lieutenant General. Muri Kongo ibyabo nibyo nakwinga mu byo bakongomani ubigiyemo wasara. Hari igihe bamfite umuntu wapfuye bakamuzamura mu ntera, ubwumva muri Kongo biremewe. Basayirwa ni bamwe. Urumva komanda banyarapfuye mugize Lieutenant General yapfuye
komanda wa Nord Kivu narapfuye, bamugize general yapfuye, kwacira umwami bakazahirwa niba bakora ibintu bigenda gusa, ariko ubwo ngubu babyubahirwa mu burenganzira bwabo gusa, nyine meaning zabyo ntabwo ziba ari nyinshi cyane. So rero kuvuga ngo ndabibona gute, nabivugaho iki, urabona hari igihe mu minsi ishize igisirikare cy'u Rwanda cyahinduye impuzankano, baranabisobanurira itangazamakuru. Ibisobanuro bagiye batanga numvise habaga harimo ko niba wambaye ipeti mu gatuza atari inyenyeri zirabagirana ku rutugu uba urinze umutekano wa komanda. Turimo kujyana kuko bujya mu ngabo ujya ubona mu ntambara abantu bambaye amajimiri bakwega, kuba mugane agukweze ku musozi uri hakurya akabura utuntu dushashagirana, aravuga ati sha dukaze urugamba hari komanda umeze gutya. Ibyo rero mu gihe cy'intambara urumva ko hari ingabo zivuga ziti ibi nk'ibi bihinduke, none mwebwe mugize gutya, muzamuye abakoloneli, muzamuye ikindi kintu nk'ibyo ngibyo. Kereka ari tekinike yanyu ya politike mufite akagukanga adversaire, imibona aricyo bibafasha, ariko ubundi muri struggle Sandrine wagombye guhisha abakomanda bawe ukabahishira, niba wanabazamuye bikaba ibyanyu, sibyo? Kuko niba kanaka ari kapiteni P ukaba ugaragaje ko ari koloneli, na menace kuri iryo peti igira ndende, menace mvuga ni ukumuhiga, kuko wahiga ko poro mu ndaki uyaduye akamenya ko harimo lieutenant, intensification y'intambara ibiyindi amapeti nayo iki ko mutarimo kurwanira umushahara, ko mutarwanira iki n'iki, ko mutaratanya no guhemba abasirikare, wenda n'urugero niba mutabahemba simbizi, amapeti nayo iki mu gihe cy'intambara nta kintu murageraho ko mu by'ukuri. Simvuze ko amapeti atari ngombwa, mwayakora equivalence yo mu bindi bisa n'amapeti kugira ngo munakarume ntuze morale y'abasirikare, kuko buriya uko amapeti asohotse mu nyeshyamba nka kuriya asigana amanungunika inyuma, sibyo? Serugo yazamutse gute, Serugaba agasigara, Serugaba yagize gute, n'iki bintu nk'ibyo ngibyo. Turi kumwe? Ntabwo ari approach nziza mukire mu mihana y'ishyamba kuzamura amapeti, nta kintu nta, there is no importance igiye mbona amaho ngaho. Ni imibare navuga ko iri muri right yanyu as right nk'uburenganzira, ariko c'est n'est pas un bon tactique as long as tukiri mu ntambara. Even mbikoze nabihisha, bagerageje no kubihisha, babikoze ku 10 z'ukwa 10 bimaze hafi ukwezi bisohotse, ariko nabihisha completely, kuko iyo uko we expose abantu niko risk nayo izamuka. Niba nta wundi mubare wabayemo ngo mukanga adversaire, bien entendu mwaba mwakoze umubare utariho, wowe bashyireho, sibyo? Bashyireho ubahe muri Telegram cyangwa mu buryo mukoresha, mushobora gukoresha amayeri y'ishyamba mukabwira abakomandazi banyu mwazamuye, urumva? Komanda bakamubwira ngo from today you are colonel confirmed, gutyo amagambo abiri, sibyo? Ariko ntabwo izo nyandiko naziryamaho, sizo kujya ntabwo ari inyandiko zo kujya kuri Twitter, sibyo? Simbona amakuru ari bicyahatse mukiri mu ruge, urumva? Mutarakura mu ruge, ntabwo ari approach nziza. Ampresi igihe shyamba abantu bagwanagurira, ahantu henshi bahisha amapeti yabo. So irizo expose icyo kintu gishaka gusiga amanungu niko mu ngabo kutazamutse, sibyo? Naho kufata general makanika bakamugira lieutenant general, bafite impamvu zabyo nk'icyubahiro bamugomba, which is good, ariko abandi ntago ari byo. Ahubwo iyo baza guhaguruka batanabifite byari kuba byiza kurushaho. Komanda birahangije, mon komanda it's enough, afand it's enough. Ubundi kumucungira kuri appointment, niba yobora kampani ukabuzi ko niba yobora kampani wowe wose wa paratura ugomba kumwubaha. Hari ibyubahiro kuna ingabo zihana ibyubahiro, sibyo? Menye nimero yawe mpitamenya ko ndusha nimero, ntabikubahira. Unyobora it's okay, niba ari appointment uhabwa na mutegetsi ituma umuntu akubaha, kuko ushobora kuba uri lieutenant uri governor, urumva? Ariko icyo gihe koloneli uri mu matware yawe arakubaha, kubera ko uri governor, ibyo bita bizamuka ku rundi rwego. Ndashaka kukwereka kugira ngo dukurikiye tubabyumve, hari ukuntu abantu bakubahana batagiye gusiganwa n'amapeti, kuko n'amapeti sishyashya. Erega Sandri, izi ntambara dukavaringa kenshi tunasesenguraho, buryo uvuga ku kintu kenshi umenya n'amakuru akiberamo. Hari ibyo bita amakonfuri interne,
adasohoka hanze, ariko ntabwo wambwira ko muri izi nyeshyamba icyo cy'amapeti cyo kitabamo. Bajya bakimbirana, icyo bita amakimbirane asasiweho adasohoka. yego, amakimbirane asasiweho adasohoka. Bivugwa yuko tujye tunavuga ibintu noneho nikambizane naho ku karubanda. Bivugwa ko hari umukomanda M23 igeze kudeployinga muri Sud Kivu, urumva, akaza aje nk'uje kuyobora General Sematama akasa nk'ubikontrodiza, katamuyobora, katamurusha seniority. None se ubwo tujye nawe twikijwe gahise umwotsi, ibi bintu minukangira by'amapeti nimureba nabi bizabakoraho. Umuntu arareba akavuga ati bishoboka gute jewe mbe munsi y'umutaka wa kanaka, it doesn't work. Ngaho muri commentaire muzabwira ko ibyo bintu izo confirm mutamo zifite, none murimo gufata fuel mukayimena mu yindi, mukamena mu muriro. Buriya birabasigira injuries. Kuki abantu barwana ntibagire confidentiality? Erega nakuzamu uzi kuntu ibyo bintu biryoha, iyo ugenda uzamuka gutyo giconsignment mu ibanga. Iyo maze gusoza urugamba nibwo abantu bazaramenya sasa bujya ko urumva hariho bwana hakaba nabibi. Abantu bakonye bambaye amapeti mashyashya wari ufite, abantu batazi ngurinde, kandi icyama cyarakugize gutyo wowe unabize no kubusanzwe. Kumbe Sandrine bujya is a captain, kumbe prince is major, n'abantu bikabatungura. Ariko si ntambara y'amapeti, ni ntambara bwoko ki? Ubwo sibyo mvuze ntabwo byabayeho, ntabwo ndi umunyamabanga wabo, nta no yayambikije. Hakizo conflict barazigera se nako ntitubana nabo ntituganira nabo. Kare ntabwo bwakwira umuntu muri biriya bice ataguhaye amakuru. Ibi bihari gute se ubuse ko ntaba kuri tere amakuru menshi umuntu yabwirwa niki? Ibyo byose biba bihari. Ahubwo giye nkubwira iki akandi gakoryo tutarava kuri ingingo. yego, So ubwa mbere nkakubwiye n'ubushize narakakubwiye, buriya kuba Freddy Kaniki yazamura mu ipeti uyu nguyu nyakwigendera makanika kuri Lieutenant General, which is good. Nta no ku General Makenga yakomeze kuba General Major imyaka ngana gutya. Nanjye ni Bertrand Bisimo, iyo Lieutenant General muri agendera icyari, kuko makanika arayoboye muri AFC M23 mu ipeti kandi atakiriho. Ugiye kureba muri seniority muri M23 AFC twirwaneho, umuntu ubanza ku ipeti yabanza Lieutenant General makanika ntakiriho, urumva, agakurikirwa na General Major Emmanuel Nziramakenga Sultani ku mwanya wa kabiri. Niko icyo cyobero kimeze mu gisirikare, niko bimeze. Ntabwo yaguforeninga, ariko uwaforeninga ku ntera ya kabiri we ariho, number 2 ariho, number 1 ntabwo akiriho. Ndeba hano amapeti bayahaye abazima. Buriya Makenga amaze imyaka ingana si namba bazimufitiye, ndavuga giye muri reality. Uyu mugabo yahanganye n'abagenerali bo muri Sadek, uyu mugabo ahanganye naje abagenerali bose nabaciwe barambitse, ciko yaramwirukankishije, urumva. Ese bumviye amapeti nta kintu avuze, bamuhaye 4 star. ntuze avuga uruhe rurimi? Uriya wa wundi uyobora AFC ninde? Corneille Nangaa. Corneille Nangaa oyokiri ngara. Ese ubwo ndavuze bikira. Oui, il faut élever, il fallait élever en grade dis-moi le général major Sultani Makenga, sibyo? General Makenga yakavarinze ino ntambara, sibyo? Nturamubona ari umuntu umeze nk'umuntu n'imijugujugu biri hose, ntujye umubona ari umuntu utitira, sibyo? Ngabo bandayishimiye, ngabo wa wundi Burundi umugabo w'ingabo ni intuze niyo ngabo, aba bose General Makenga arabapfukamishije, sibyo? Barapfukama bose abo urabona rwose, ndakuramutsa Makenga, uje ne muhorana n'iki, wakubisa abantu bakubita kibumbo ko betaye hose nuko umujyi wiratana ugarira utanga. Ngaho rero rwose Corneille Nangaa mukuru wa AFC, gira gutya ugire gutya nanjye kari akantu nagakora. Murazamuna umuntu witabye Imana, utaritabye Imana akiri ku rugi kubera iki? Ndayikubita se matama ukihumeka, nyikubitana ntuze, nyikubitana Makenga, ubundi bakomeze. Nabikora gutyo, ntabwo rwose manu wo kuri YouTube, ntabwo ndimo gusohora ipeti umugabo w'ingabo wa M23 kuko ni umugabo w'ingabo. Ariko reka tutekereze gutya nk'abanyabwenge, nta nubwo yanaryiha,
buriya high command ya M23 FC yabuze yananiwe wagwani yaba etat major politique na etat major militaire kureba amakenga gutya ngo meje lieutenant general cyangwa meje general imyaka arwanye ngana gutya ku 2012 yari meje general uyu munsi yashize imyaka hafi 15 10 ningahe aho kujya kuzamura umuntu witabye Imana nazamura ukiri uraho bibera ariko nabyo biremewe biriya ariko genda vuga au priori dara priorite nazamura ukiriho makenga bazamura abiri bashobora no kubikora nuko nyine nta gikorwa atakizi bashobora no kubikora bimutunguje nka kumwe mutunguza abantu amakado bakavuga mon general twabonye ko ari ngombwa hari icyo bigutwaye ashobora akaba ari ubyanga nimwe na rimwe atanabiporopoje kuko we ahuze mu rugamba nyigeze kumva aka audio yarimo commandinga ubanza nta n'umwanya bafite wo kujya muri abo manzaganya wabonye ngo mifatwa makenga yahise ajya kwisurira abarwayi urumva babasirikare urumva makenga n'umusirikare ariko abandi baraho muri politique na siyasa n'iki nabo ni batekereze ubu bafite lieutenant general witabye Imana makanika urumva ni bafande mukuru ukiri ku rugamba ni ufite peti yo hasi does it make sense kweli ni hatari katwikomereze izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.